Fabiola uyu Mugisha Buravani uyu Gikundo Kennedy yatangiye ari kuva amaraso maze arakaje ari ibindi byahi nuko aratangira aragwara ihangana uyu yapfuye ejo bundi kuwa kabiri. Ijambo rya nyuma yakubwiye yarambwiye ngo nzafate bano bana neza. Sobanura byimbitse agaragaza ingaruka ibihano biherutse gufatirwa ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bizagira munejeje cyane. Ariko haje kugaragara ngira ngo abakurikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yaje asa nk'umukebura amwibutsa ko ibyo bihano byose byafatiwe ingabo z'u Rwanda ameze nk'uri kunezezwa nabyo bitazigera ibyo bihano byafatiwe u Rwanda atari byo bizakemura ibibazo bya Kongo, ndetse amwibutsa n'ibindi bibazo byinshi cyane ko ibyo bibazo byose bafite bitakemurwa nuko ngo u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda bagifatiye ibihano. Yitwa Julien Paruku uyu yabayeho na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru hagati ya 2007 kugeza 2009 na 2019, baye meya, yabaye umudepite, yabaye minisitiri w'itumanaho ndetse aba na minisitiri w'inganda. Urumva ko ari umuntu umenyerewe mu bintu by'ubucuruzi. Sasa yaje asobanura bitangazamakuru bigaragaza ko iyo gahunda ntayo bafitanye rwose bitazigera bimufasha. Ibyo rero nibyo byaje gutuma mubona Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari ari muri Air Force One ya ndege ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanga gasopo by'umwihariko amera nk'unihanangiriza igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu bigize NATO, agaragaza ko bino bihugu biri muri NATO nimba bitagize icyo bikora bigomba kuza guhura n'ingaruka zikomeye cyane mu gihe bitohereje amato y'intambara ngo baze bajye kumufasha gufungurira muhora.